burya umuntu wese yacecetse wamubonamo discipline. Iyo umuntu atari kuvuga ari kugenda mu muhanda wabona ari umuntu mwiza, ariko umuntu uzamumenya murimo muganira, uzamumenya avuze. Nigeze nakumva inkuru imwe y'umuntu umwe wavuye mu gihugu agiye mu kindi, nka kuriya abatanzaniya birukanye abanyarwanda. Hanyuma umuntu bamwemerera ko ku cyambu agomba kuhanyuza intama zonyine. Mu matungo yari afite, ngo yari afitemo n'ikibwa cyiza yakundaga. Arabati iki kibwa cyanjye ntabwo nagisiga inaha ngaha, nacyo ndakijyana. Yibaza uburyo azakinyuza ku mupaka, kandi kondisiyo zo ku mupaka ari intama zonyine zigomba kuhanyura. Burya Bibiliya ivuga ngo abana b'isi, niko Yesu yavuze, yaravuze ngo abana b'isi bazi ubwenge. Abana b'isi ni abanyabwenge. Babirangije umutima we umugira inama, uramubwira ngo nafata intama imwe ayibage, namara kuyibaga ayikureho uruhu, arwambike cya kibwa. Afata uruhu rw'intama arwambika cya kibwa, aragenda. Rero ageze ku mupaka asanga naho systeme yaho